mwahaye abantu ibishanga kujya kubituramo, wajya kumuvanamo umutwara ahandi akakubwira ko adashaka kuhava kubera ko yahahawe. Cyangwa se akakubwira ko niba ugiye kuhamuvana ugomba kumwishyura. Ndagira ngo twumvikanire aho ngaho. Baradusenye ngo bari kudukura mu manegeka, naho twari turi none baratwirukanye. Aho twari dutuye nyine baratwirukanye dusenye, none bari kutwirukana, ntabwo dufite aho tujya, nta n'ubukode dufite, ariko turakambika hano hanze nyine. Twabonye ejo baza baravuga ngo dusohora ibintu ngo baraza gusenya. Ese mwadusenyera mwaretse tugashaka niyo tu bati ntabwo tubyemera, ibyo ntabwo bibaho. Nuko ubu ngubu ntanga tuye kubona tubona imodoka iraje n'amapiki. Ubu mugiye tugiye se turajya hagana he? Turarara ahangaha. Ntabwo mwiteguye kuva? Nese turava tujya hiye. Wese ukwigomeka? Hana ntabwo uri kwigomeka. Murakaza neza mu gice cya kabiri. Abo twabanye mu gice cya mbere murabyibuka, twari turimo turavuga ku bijyanye n'abantu basenyewe amazu cyangwa se basenye amazu yabo, leta ivuga ko ubutaka bukiri ubwabo, ariko nanone nabo bakaburana bavuga ko abantu bambuwe ubutaka. Turimo turacyagaruka kuri izi ngingo kugira ngo tubashe kuba twamenya koko ese bimeze gute, byifashe gute. Abaturage bamwe barimo barataka ubukene ndetse hari ingaruka nyinshi byagize ku buzima bwabo, ari nazo twari tugezeho turi kugenda tugarukaho. Ariko nanone muri iyi nkuru turaza kubabwira inkuru nshya ivuga ko i Kigali inzu zirenga 200 zubatswe nta byangombwa zigiye gusenya. Nibyo tugiye kuba twagarukaho. Rero twari tugeze kuhavuga ko gutakaza akazi no gukora nabi kubera kwimukira kure biri mu bintu cyangwa se nayo ari ingaruka ikomeye yabaye ku bantu basenyewe amazu. Basenyewe amazu hari abagiye gutura kure y'akazi bakoraga, barimo nka Samuel Sibomana wavuye mu Gatsata akajya gukodesha inzu hejuru ku musozi wa Jari, aho bamwe bo mu muryango we n'abaturanyi badafite imbaraga zo kumanuka no guterera umusozi baza gukorera Nyabugogo cyangwa bataha. Sibomana avuga ko inzira banyuramo bataha nimugoroba ica mu ishyamba no mu matongo yaho bahoze batuye, nayo ibateje ikibazo gikomeye ngo ku buryo umuntu yibeshye agataha cyangwa se ntatana n'abandi ahura n'ibibazo bikomeye cyane by'abajura, bashobora no kumwiba cyangwa se bakanamwica. Ibi bigatuma hari abatinya kuva Jari baza gukorera Nyabugogo. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Hari abandi bagiye bafata imyenda mu mabanki. Uwitwa Muhire Ernest wari ufite inzu mu mudugudu wa Byimana avuga ko afite ideni ry'umurenge Sako Saving Cooperative wa Gisozi rirenga miliyoni 4 yari yarahawe atanze ingwate y'inzu bashenye. Urumva ko ni hatari cyane. Ubuyobozi bw'umurenge wa Sako mu karere ka Gasabo buvuga ko abataragiye kwisobanura ku mpamvu batarimo kwishyura imyenda bahawe ngo bamaze gushyirwa ku rutonde rw'abahemu mu ikoranabuhanga rishinzwe kugaruza abaheranye imyenda y'amabanki, ari byo dukunda kwita CRB. Umuyobozi w'umurenge wa Sako mu karere ka Gasabo yitwa Fulgence Nkiragutabara avuga ko
hari abasenyewe ku Gisozi bafite umwenda wa miliyoni 9 bagiye gusobanura ko iyo mpamvu yatumye batongera kubona ubwishyu neza ku buryo ngo bahawe amahirwe yo kujya bishyura make make. Uyu Nkiragutabara Fulgence kandi avuga ko imirenge cyangwa se umurenge Sako yo muri ako karere ikomeje ibarura ridasanzwe ry'abantu ku giti cyabo hamwe n'amatsinda y'ibimina yananiwe kwishyura bitewe no kuba barimuwe mu manegeka. Uretse kuba bamwe baraheranye imyenda y'amabanke, hari n'abatarasubiye inyuma kureba imiterere y'imisoro bakwa n'ubutaka bwabo, nyamara ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyo kivuga ko gikomeje kubabarira. Urumva ko nacyo ni ikibazo gikomeye cyane. Hirya no hino mu murenge wa Gisozi, Gatsata, Nduba, Remera, mu karere ka Gasabo, Kigarama, muri Kicukiro na Gitega muri Nyarugenge, abaturage basenyewe badafite aho berekeza bagiye batabaza inzego zitandukanye ngo zibarenganure, ariko bikabango iby'ubusa. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Umujyi wa Kigali uvuga ko abimuwe bose kuva muri Gicurasi 2023 kugera tariki 10 Mutarama 2025 bamaze kuba imiryango 9,889 harimo n'ibihumbi 2,865 bari batuye mu nzu zabo hamwe n'imiryango 7,000 yakodeshaga. Hanyuma rero ikindi reka turebe amahame y'imiryango irengera impunzi n'abimukira kubera ibiza. Ubwo turavuga OIM ndetse na FEMA, umuryango mpuzamahanga urengera abimukira International Organization for Migration, hamwe n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubutabazi aricyo FEMA cyangwa se Federal Emergency Management Agency, bivuga ko uburyo bwo kwimura abaturage batuye ahantu habateza ibyago byifashisha amategeko hashingiwe ku isesengura ry'akaga bashobora kuhagirira kubera imiterere y'ako gace. Urumva rero niba ugiye kwimura umuntu ukavuga ati, urugero ukavuga ati ahantu turimo turakwimura muri amanegeka, uramutse uhagumiye umuryango wawe wagira ibyago, mushobora kuba muryamye nijoro ibiza bikaza bikabatwara. Urumva ko iyo ni ingingo ifatika cyane. Inzego za leta, ibigo bishinzwe imiturire, abahanga mu by'imyubakire cyangwa inzego zishinzwe guhangana n'ibiza babanza gukora inyigo y'aho hantu, nyuma hagasohoka itangazo rya leta rigaragaza ko ako gace nk'ahantu gashobora guteza akaga. Ikindi kandi hashyirwaho amabwiriza adasanzwe cyangwa itegeko rigamije kurinda umutekano wabo baturage, hakanarebwa ibijyanye n'uburenganzira ku mutungo wabo. Nyuma yaho habaho kubitangariza abaturage mu nama rusange y'ibiganiro. Ubuyobozi bukorana kandi nabo kugira ngo hatangwe ibisobanuro ku mpamvu zo kwimurwa, uko bizakorwa n'icyo bazahabwa cyangwa se nk'ingurane. Urugero nuko leta izatanga ubufasha mu by'amategeko hamwe n'ibijyanye no kwimurwa hashingiye ku mategeko ya buri gihugu. Biba ngombwa ko abaturage bahabwa ingurane yaba y'amafaranga, inzu nshya zo guturamo, ahantu heza, hamwe n'aho bagomba kuba bacumbitse by'igihe gitoya. Urugero nk'inzu nyine zikaba zitaraboneka cyangwa se aho kuba, bakaba bavuze ati dufite ahantu tubakodeshereza, mugende mube muri kuba muri ziriya nzu. Bakaduhaye wenda yo gukodesha tugashakisha, hanyuma bakaduha iminsi tugatanga nyine inzu tukagenda. Rero ubundi baje baramubwira ngo bagiye gusenya, ngo bajye kubaka ama etaje. Umuntu agutungura gute? Uburyo umuntu agutungura akavuga ati ngiye kubaka ntabwo na piriyaga. Mwahawe ingurane se? Ntayo. Hano se bavuga ko muri mu manegeka, bavuga iki? Bakora mu manegeka, bavuga ko bagiye kubaka ama etaje. Hari igihe abaturage barwanya iyi gahunda
bavuga ko ingurane bahawe idahagije bikabyara imanza cyangwa imyigaragambyo. Icyo gihe leta ishobora gukoresha amategeko yifashishije ibyemezo by'inkiko ndetse na polisi, haba ari mu biza bikomeye cyane hakitabazwa n'izindi nzego z'umutekano b'abaturage bakimurwa ku ngufu kandi za nzu zigasenywa kugira ngo hatagira abantu bongera kuzituramo cyangwa se abantu bongera kugirira ibyago muri ayo manegeka. Nyuma yaho leta itanga ubufasha kubimuwe, harimo amacumbi, imirimo yo kubafasha kwitunga cyangwa se no kubaho aho bimukiye nk'uburyo bwo gutangira ubuzima bushya. Ese inteko nshinga amategeko y'u Rwanda yabivuzeho iki? Mu kwezi k'Ugushyingo 2024 impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ariyo twakwita CRADO cyangwa se CRADHO yatangaje ko imaze kwandikira inteko ishinga amategeko n'umujyi wa Kigali inshuro zirenga 2 kuva tariki 24 Gicurasi 2023 isaba ko kwimura abaturage ahari mu manegeka byashingira ko iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Iyi CRADO rero yasabaga ko hasuzumwa ingingo ya 13 y'itegeko nshinga ivuga ko umuntu uri umunyagitinyiro n'indahungabanywa leta igomba kumwubaha ndetse no kumurinda no kumurengera. Hari n'ingingo kandi ya 18 ivuga ko umuryango ari wo shingiro kamere ry'imbaraga y'abanyarwanda, ndetse ingingo ya 34 ikaba ivuga ko umuntu afite uburenganzira ku mutungo we bwite kandi uwo mutungo we ukaba utagomba kuvogerwa. Iyo ngingo yonyine rero ishobora gutuma umuturage avuga ati rero ewana ndimo ndahemukirwa. Iyi CRADO ivuga ko izi ngingo hari aho zirengagijwe ngo kuko abantu bimurwa mu buryo bw'ingufu kandi n'ahandi hantu ho kujya bafite abana bato bakaba bashobora kuhagirira ingaruka zigiye zitandukanye, harimo nko kuva mu mashuri, ubukene n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa CRADO yitwa Dr Safari Emmanuel avuga ko kuba nta myiteguro yigeze ikorwa yo guteguza abantu kwimuka bitera ihungabana kandi bishobora no gutuma abana bahagarika kwiga nk'uko twari tumaze kubigarukaho. Uyu Dr Safari ati inteko yaratowe, abadepite barimo barasura igihugu cyose, turagira ngo bagere aho hantu bari kandi naho bataragera bahagere bahe abantu uburenganzira bwabo. Ese inteko yo yabikoze iki cyangwa se ibivuga iki? Vice Perezida ushinzwe imiyoborere mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite Musa Fazil Harerimana yasuye abaturage bimuwe mu manegeka ku Gisozi ku cyumweru hari tariki 9 Gashyantare 2025 bamutura ibibazo byatewe no kwimurwa badahawe ingurane, abasezeranya ko azabaha igisubizo mu gihe kitarenze icyumweru kimwe uhereye uwo munsi. Icyo gihe cyarageze Depite Harerimana asubiza umunyamakuru wa Kigali Today mu butumwa bugufi kuri telefone agira ati muraho neza kubyerekeye kwimurwa kubera kwirinda ibyashyira mu buzima akaga, byo birateganyijwe kuko leta ifite inshingano yo kurengera ubuzima. Ati igisubizo nuko abatishoboye muri bo n'ubundi hakurikizwa uko abujuje ibisabwa baterwa inkunga n'inzego zibanze, atari uko bimuwe ahubwo kubera ko batishoboye. Ati ubuyobozi bw'akarere bwarabibasobanuriye igihe kinini, umenya barashakaga kumva gusa ibinyuranye n'ibyo bari barasobanuriwe. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane cyane cyane. Yes, reka twigire ku nkuru cyashya. Inkuru ivuga ko inzu zirenga 222 zubatswe nta byangombwa nazo zigiye kuba zakorwamo akazi
Umujyi wa Kigali wabitangaje kuri uyu wa gatandatu tariki 7 Kamena 2025 mu nama yawuhuje n'abadepite bareba hamwe uburyo ibibazo bikemuka muri serivisi z'inzego zibanze no mu miturire. Umujyi wa Kigali wagaragaje ko mu miturire harimo ibibazo byinshi ndetse ko ibigaragara cyane ari iby'abaturage bubaka nta byangombwa. Uwitwa Dusabimana Fulgence, Vice Mayor w'umujyi wa Kigali ushinzwe iterambere n'imiturire, yerekana ishusho y'imiturire, yavuze ko hari inzu zubatswe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, hari izagaragajwe n'icyogajuru cyangwa se satellite zizasenywa kuko zubatse mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yagize ati izo nzu zizasenywa zubatswe na ba nyirazo badafite ibyangombwa kandi zubakwa ahagenewe ibikorwa remezo ndetse ugasanga hazanyuramo umuhanda. Abadepite babajije uburyo iki cyogajuru kibasha gutandukanya inzu zubatswe hatatanzwe ibyangombwa, maze basobanura muri ubu buryo tugiye kuba twababwira. Hanyuma rero Dusabimana yavuze ko ikintu cyubatswe ku butaka inzego zibanze hari aho zifunga amaso, nicyo cyatumye hatekerezwa ku buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga cyangwa se satellite mu buryo bwo kugenzura ibyo bikorwa neza. Ati ikintu cyose kirenga santimetero 30 kitari kiri ku butaka butarabarurwa, icyo cyogajuru kirakigaragaza. Iyo gitanze amakuru ntabwo afatwa nk'ukuri, ahubwo ahuzwa na UPI yaho cyagaragaje, noneho ababishinzwe bakajya kureba koko niba ibiri kuri ubwo butaka bihuye n'ibiri muri system. Iyo dusanze koko hari byongeweho birasenywa. Gusa biragoye kuba iyo satellite yaguha ishusho yose y'umujyi, bisaba ko igenda ifata ibice bito bito. Dusabimana kandi avuga ko ubu buryo bwo gukoresha satellite bugaragaza ahubatswe nta cyangombwa kuko ibasha kugaragaza n'inzu zirimo kubaka zarahawe ibyangombwa ndetse n'izubakwa zitarahawe ibyangombwa kuko ibasha gutanga amakuru igendeye kuri UPI y'ubwo butaka. Depite Nzeyimana Jean Claude yabajije niba hatabaho akarengane igihe iyi satellite yatanze amakuru nabi cyangwa se amakuru atariyo. Umuyobozi ushinzwe iterambere n'imiturire mu mujyi wa Kigali asobanura ko nta karengane kabaho kuko aho yagaragaje hakorwa ubusesenguzi nyuma. Mwahaye abantu ibishanga kujya kubituramo, wajya kumuvanamo umutwara ahandi akakubwira ko adashaka kuhava kubera ko yahahawe. Cyangwa se akakubwira ko niba ugiye kuhamuvana ugomba kumwishyura. Ndagira ngo twumvikanire aho ngaho. Muri mwebwe abayobozi bari hano, ujya gutanga igishanga guturwamo abihera he? Igishanga ni icyande. Igishanga gikwiye kuba gikoreshwa iki? Ujya gutanga ibyo bishanga ngo abantu babiturwemo bahera he? Ndashaka ko tuza kubiganira tukabyumva. Ujya kuvanwamo rero akavuga ngo barahampaye cyangwa nahanjye murabanza munyishyure. Barakwishyurira ibitari ibyawe gute? Barakwishyurira ibyo wakoze bidakwiriye kuba bikorwa gute? Barabikwishyurira gute? Uragiye wubatse mu muhanda, baza kugusenyera uti muranyishyura. Barakwishyura se barakwiye kuba uri mu muhanda? Barakwiye kuba wubaka mu muhanda?
ariko noneho ibyo ubwo wenda ni ku ruhande rw'abo tuvuga basanzwe aho ngaho, amafuti yabo, ibyo bakoze bidahwitse. ariko noneho akarere kadafite umuyobozi ni akahe? imirenge, utugari, aho abayobozi bataba ni hehe? niba abayobozi bahari ahantu hose, umuntu araza akubaka mu gishanga akarangiza agaturamo, ubibona bikarinda birangira ku buryo ejo bazaza kumbwira ngo imuka ati nimunyishyure, uwo umuyobozi aba akora iki? aba ayobora ibiki? cyangwa se niba uriya muturage yavuze ngo yarahahawe, kumva ko yarahahawe n'ubuyobozi, ubwo buyobozi bwahamuhaye bute? iyo bamuha ahandi hantu, iyo bamushakira ahandi hantu hazima akaba ariho bamuha, bajya kumuha mu gishanga kubera iki? reka ndangize rero ku kintu kimwe kuri ibyo ngibyo. ibyo mbona biri mu binyamakuru ahantu hose, hari ibintu ngira ngo nka bitatu. hambere cyari ukunenga abo bayobozi ariko noneho bikaba bose. Hanyuma rero reka tubashimire, dushimire abakurikira ibiganiro byacu. Iyi ni Kigali Connect, nyitanya we Lamberto. Tubibasa ko ushobora kugira uruhare mu biganiro tukugezaho unyuze ku rubuga wa/kigaliconnect.com, akabasha kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye, ugasoma inkuru zigezweho mu byiciro bigiye bitandukanye. Ushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter, hose ni Kigali Connect, ukabasha kuba wakora follow ndetse ukabasha kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Ciao ciao, asavisa, Imana ibarinde.